Ndabasuhuje cyane. Sasa rero baravuga ngo umuhanga mu kurya arara akarabye. Muri aka kanya ngiye kubereka uburyo dushobora kubikuriza Dr. X tukazivana muri Exporter Wallet tukazizana muri Get.io Exchange. Ni ukuvuga ngo ubushize hari abo neretse uburyo bafungura iyi bita Bitmart Exchange. Ni ukuvuga ngo Get.io izalistinga Dr. X ndetse na Bitmart izalistinga Dr. X. Ariko kugeza uyu munsi turi ku itariki 15 kandi Dr. X izajya ku isoko ku itariki 17. Ni ukuvuga ngo iyo ndi kureba mbona hano muri Get.io kuzidepozamo biremewe, ariko kuzizana hano muri Bitmart ntabwo biremerwa. Ni ukuvuga ngo rero nimba kuzizana muri Bitmart bitaremerwa, burya nk'uko natangiye mvuga ahantu umuhanga mu kurya arara akarabye, nimba nawe ufite Get.io waba ari yo uba ukoresheje ukazivana muri Exporter ukazizana hano kuri Exchange, kuko iyo wazizanye kuri Exchange birakorohera cyane, bituma bizaba byoroshye ko igihe rizajya ku isoko uzahita ugurisha ako kanya. Naho iyo wakererewe hari igihe birangira nyine uhombye kujya gukora izo process zo kuzijyana uzikura muri wallet uzijyana kuri Exchange, ugasanga ubona yamaze kumanuka kabisa. Bisaba rero uba ubikuje uzijyane muri hehe, muri Get.io. Get.io ni ukuvuga ngo rero bigenda bite nimba ufite Get.io ibimeze gutya. Nimba utayifite nkwibutse ko wayidawunirodinga, warangiza ugakora sign up, ugashyiramo imyirondoro ni email yawe na password, ugakora login nanone bakaguha ka email ukagenda ukagakura kuri email ukaza ukagashyiramo. Iyo urangije uhita ukanda hano ukayiverifyinga. Ubwo ndi kugira ngo n'umuntu utarakoze verification arebe uko yabikora. Ukanda hano bagahita bakwereka ngo unverified. Iyo ari unverified rero utangira process ugakora verification. Ni uguhitamo igihugu cy'u Rwanda, ugashyiramo first name, last name, ibyo byose ugashyiramo na ID uri bukoresha, ugashyiramo na nimero zayo, ugakora continue. Bahita bakubaza noneho ya ndangamuntu ukayishyiramo. Hari ukuntu uyirambika ahantu ukegerezaho kamera, bakakubwira ngo hold still. Iyo bakubwiye hold still urekeraho iri bagakapcaringa, bakakubwira ngo flip the back side. Ubwo uhita wongera ukayihinduriza igice cy'inyuma kikagaragara, nacyo bakacyifatira. Ntabwo ari wowe ubifotora, nacyo bakacyifotorera. Ubundi noneho biba birangiye bagahita bakwereka ahantu ushyiramo isura, naho bakubwira ngo too close. Ubwo uba wegereye cyane wigiza hirya, bakakubwira ngo move close ukegera hino, bakubwira ngo hold still uguma hamwe. Iyo ari hold still biba biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, uguma hamwe. Nuko nanjye KYC nyikoza aka kanya rwose nibwo mfunguye Get.io, urabona ko ndi verified. Ni ibintu byoroshye cyane. Ubwo nyisobanuye mu magambo, nawe uri umuntu ugiye kuyifungura byakorohera. Sasa rero urayifite iri verified, noneho urashaka iki? Urashaka kwishyiriraho Dr. X zawe. Nihuse nimba ushaka kuzishyiraho zivanye muri Exporter, uranyura hano handitse asset hano hasi uhakande. Numara gukanda hano kuri asset, urahita uza ukande hano kuri deposit. Ukurikire step by step. Urakanda kuri deposit, noneho ukanda hano handitse on chain deposit. Urahabona aha hambere n'ubundi uhakande. Numara kuhakanda urakanda kuri gotiti, kano ntacyo gatwaye. Noneho numara kuhakanda urahita uza hano hari muri search. Ahangaha ukandemo, uhite wandikamo DRX. Ngiyi Dr. X uhita ubona ko yahise iza ikagaragara, dore ngiyi. Noneho uyikandeho. Numara kuyikandaho barahita bakubwira network ko igomba kuba ari iyi ngiyi ya EGLD. Urayitegereza rwose, dore ni iyi network. Ubwo rero hano urategereza amasegonda makeya, kuko network ni iyi ngiyi ya EGLD, n'ubundi niyo irimo. Nanjye ndayikonfaminga. Noneho hano icyo bisaba, turategereza aya masegonda ari kwibara arangire. Ntabwo ndi kugukerereza, dore hano hari amasegonda bari kuvuga ngo loading remaining. Urabona hasigaye amasegonda 16.
yego turayategereza arangire nibwo baduha wallet address. Hano tukaba tureba ko nibura minimum deposit utu Dr. X washyiraho dukeya ni utu ngutu pe. Urabona ni 0000 n'ibice 8. Ngira ngo amasegonda arangiye rero uhise ubona ko baduhaye ya address ngiyi, uhita uza ukayikandaho hano ugakanda copy. Urabona nkoze copy. Ubwo none icyo ngiye gukora ngiye kujya muri export nzikuremo. Ngiye kujya muri export nzikuremo nzishyire kuri iyi address nkuye muri Bitget wallet mpite nzohereza. Wibuke ko muri export ugomba kuba ufiteho gas fee. Ngiye mfiteho gas fee, mfiteho izo ndi guha abantu bake bake. Urabona mfiteho izifite agaciro k'amadolari 3 cyangwa 4 bitewe n'uko rimanuka ryongera rizamuka, ariko urebe utuntu bagiye kuntwara. Ubwo nimara kuzigemura nkazijyana muri Get.io, izisigara nzazicuruza nanjye nuko nabaye. Urabona hano nzifiteho. Ubwo rero icyo ngiye gukora kuri send. Ndakanda hano kuri send nohereze. Wibuke ko na kopiye wallet address nakuye hehe muri Get.io. Ubwo ndakanda kuri send rero, ninkanda kuri send baranzana hano mpitemo Dr. X. Ndahita mpitamo Dr. X nyikandeho. Nimara kuyikandaho bahita bambwira ngo nshyiremo umubare w'izo nkeneye, ariko kubera zose nshaka kuzohereza ndakanda kwa akamenyetso ka max bivuga maximum. Ubwo izo mfiteho zose zirahita ziza 85,000. Nindangiza nyine nta bindi bikomeye ndakanda hano kuri continue. Nande kuri continue. Bahita banyereka ya wallet address, n'ubundi nshatse nayikoraho cyangwa se nkongera nkana pastingamo iyanjye. Hano byose ni kimwe. Ni ya yindi n'ubundi urabona ziba ari zimwe. Bamaze kubinyereka gutya rero mpita nza ngakanda hano handitse next. Ndakanda hano hasi kuri next banyereka ko zigiye kugenda. Noneho nkwereke ya gas fee. Ibyo ndi kukubwira ntibasaba gas fee nkeya. Urabona nari mfiteho 00 n'ibice 80 na bingahe, none hari bugende 0 imbere hari 05 n'ibice 55. Ni gas fee nkeya cyane. Umuntu bari kubwira ngo shyiraho gas fee nyinshi uri kuyoba, uri gupfusha amafaranga ubusa. Shyiraho gas fee nkeya, dore iyi ni isabwa. Kandi wowe ushobora kuba utanafite n'izi ngizi, ndetse niyo zaba zirenga gas fee. Urabona rwose ifite agaciro ka 000 n'ibice 246 by'idolari. Ni nke cyane. Ubwo ndahita nkanda send rero nzohereze confirming. Ubwo ushobora gushyiramo fingerprint cyangwa se password ubundi zigende. Ukuvuga ngo hano barambwiye ngo transaction sent. Urabona ko byabaye kabisa. Nanjye mitanza nkakanda kuri dane nkimanukira. Ubwo ni ukuvuga ngo hano hantu nureba urahita usanga za Dr. X zanjye ziri muri processing, zirimo ziragenda rwose. Ubu mu kanya ndi burebe nsange nta niyo kubara inkuru yasigayeho, kuko zose nazohereje. Nakanze kuri max, zose zihita zigenda. Ubwo rero kora subscribe kugira ngo tuzabane no mu zindi gahunda. Ndumva igisigaye ni ukuzahura ku itariki 17 tugurisha. Ngira ngo noneho ureba hano urabona muri asset mfite Dr. X yabaye kera habayeho. Banyeretse ko zagiye, dore urebye muri notification hano hejuru bari kumbwira ngo you sent, nazohereje. Nuko rero bikorwa. Singiye kuzategereza Bitmart, reka mbe nzishyize kuri Get.io. Ndabona ariyo irimo izi imbere cyane. Na Bitmart ushobora kuzayikoresha kimwe nuko ushobora kuzakora swap. Ukazakora swap mo hano utiriwe uzijyana, ariko mujye mwiga no gukoresha ama exchange kugira ngo mucuruze. Sawa rero, kora subscribe kuri iyi YouTube channel yacu, ubundi tuzajya dukomeza guhana n'andi makuru. Nimba udafite gas fee, by'umwihariko abantu tubana muri groupe ya interested coin miners, wanyandikira nkaziguha. Dore rwose nzifiteho, zifite agaciro k'amadolari hafi 4. Naguha nawe ukabikuza, ubundi amafaranga ya Noheli tukazayarya ejo bundi rwose. Sawa rero, turi kumwe.